Kurikira gahunda yo gusoma Bibiliya umunsi wa 10. Itangiriro ibice 20. Umwami w'i Gerari acyura Sara, Imana imutegeka kumusubiza Aburahamu. Aburahamu avayo agenda yerekeje i Negebu, atura hagati y'i Kadeshi n'Ishuri, asuhukira i Gerari. Aburahamu avuga Sara umugore we ati, ni mushiki wanjye. Abimeleki umwami w'i Gerari atumira Sara aramujyana, maze Imana ibonekera Abimeleki mu nzozi nijoro, iramubwira iti, umeze nk'intumbi ku bwa wa mugore wenze kuko afite umugabo. Ariko Abimeleki yari ataramwegera, arayibaza ati, mwami, nakwica ishyanga nubwo rikiranuka? Ubwo si we wavuze ati, ni mushiki wanjye? N'umugore nawe ubwe ntiyavuze ati, ni musaza wanjye? Icyo nkoze cyo ngikoze mfite umutima ukiranutse n'amaboko atanduye. Imana imusubiza mu nzozi iti, koko nzi yuko ukoze ibyo ufite umutima ukiranutse, kandi nanjye nakubujije kuncumuraho. Nicyo cyatumye ntagukundira kumukoraho. Noneho subiza uwo mugabo umugore we, kuko ari umuhanuzi, aragusabira ukarama. Ariko nutamusubiza umenye yuko utazabura gupfana n'abawe bose. Abimeleki azinduka kare kare, ahamagara abagaragu be bose, arabatekerereza ibyo byose, baratinya cyane. Maze Abimeleki ahamagaza Aburahamu, aramubaza ati, watugize ibiki? Nagucumuyeho iki cyatumye unshyiraho njyewe n'ubwami bwanjye icyaha gikomeye? Wankoreye ibidakwiriye gukorwa. Abimeleki arongera abaza Aburahamu ati, wabonye iki cyagukoresheje ibyo? Aburahamu aramusubiza ati, nuko nibwiraga ntashidikanya yuko aha hantu nta kubaha Imana guhari, kandi nanjye narinzi ko bazanyica bampora umugore wanjye. Erega ni mushiki wanjye, ni mwene data, ariko si mwene Mana. Kandi koko naramurongoye, kandi ubwo Imana yankuraga mu nzu ya data ikanzerereza, naramubwiye nti, iyo niyo neza uzajya ungirira, aho tuzajya tugera hose ujye uvuga yuko ndi musaza wawe. Abimeleki azana intama n'inka n'abagaragu n'abaja, abiha Aburahamu, amusubiza na Sara umugore we. Abimeleki aramubwira ati, igihugu cyanjye kiri imbere yawe, uture aho uzashaka hose. Abwira na Sara ati, dore mpaye musaza wawe ibice by'ifeza 1000, nibyo bizaba ibyo gukinga mu maso yabo muri kumwe bose, ngukuyeho umugayo imbere ya bose. Aburahamu asaba Imana ikiza Abimeleki. Aburahamu asaba Imana ikiza Abimeleki n'umugore we n'abaja be, barabyara, kuko Uwiteka yari yazibye inda zabo mu rugo rwa Abimeleki bose, abahora Sara umugore wa Aburahamu. Itangiriro ibice 21. Sara abyara Isaka. Uwiteka agenderera Sara nk'uko yavuze. Uwiteka agirira Sara ibyo yasezeranije. Sara asama inda ya Aburahamu ashaje, babyarana umuhungu. Igihe Imana yamubwiye kigeze, Aburahamu yita umuhungu yabyaye Isaka, uwo yabyaranye na Sara. Aburahamu
akeba Isaka umuhungu we amaze iminsi 8 avutse uko Imana yamutegetse. Aburahamu yabyaye uwo muhungu we Isaka amaze imyaka 100 avutse. Sara aravuga ati Imana iransekeje. Abazabyumva bose bazasekana nanjye. Ati ninde uba warabwiye Aburahamu yuko Sara azonsa abana ko mubyariye umuhungu ashaje? Sara asendesha Hagari na Ishimayeli. Sara asendesha Hagari na Ishimayeli. Umwana arakura aracuka. Ku munsi Isaka yacukiyeho, Aburahamu ararika abantu benshi arabagaburira. Sara abona umuhungu wa Hagari umunyegiputakazi uwo yabyaranye na Aburahamu abaseka. Nicyo cyatumye abwira Aburahamu ati senda uyu muja n'umuhungu we, kuko umuhungu w'uyu muja atazaraganwa n'umuhungu wanjye Isaka. Ibyo by'uwo muhungu we bitera Aburahamu agahinda kenshi. Imana ibwira Aburahamu iti we kugirira uwo muhungu agahinda n'umuja wawe, ibyo Sara akubwira byose umwumvire, kuko kuri Isaka ariho urubyaro ruzakwitirirwa, kandi umuhungu w'uwo muja nawe nzamuhindura ubwoko kuko ari urubyaro rwawe. Aburahamu azinduka kare kare yenda umutsima n'imvumba y'uruhu irimo amazi abiha Hagari, abishyira ku rutugu rwe, amuha n'uwo mwana aramusenda, avayo azerera mu butayu bw'i Berisheba. Ya mvumba ishiramwo amazi, arambika umwana munsi y'igihuru cyaho, aragenda yicara amwerekeye, amuhaye intera nk'aho umuntu yarasa umwambi. Nuko yibwiraga ati ne kureba umwana wanjye apfa. Yicara amwerekeye, atera hejuru ararira. Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu. Marayika w'Imana ari mu ijuru arahamagara Hagari, aramusubiza ati ubaye ute Hagari? Witinya, kuko Imana yumviye ijwi ry'uwo muhungu ahari. Haguruka, byutsa umuhungu umufate mu maboko, kuko nzamuhindura ubwoko bukomeye. Imana imuhumura amaso, abona iriba, aragenda avoma amazi yuzuye ya mvumba, ayaremiza umuhungu we. Nuko Imana ibana n'uwo muhungu, arakura, atura mu butayu, aba umurashi. Aba mu butayu bw'i Parani. Nyina amusabira umunyegiputakazi. Aburahamu na Abimeleki barasezerana. Muri iyo minsi Abimeleki na Fikoli umutware w'ingabo ze babwira Aburahamu bati Imana iri kumwe nawe mu byo ukora byose. Nuko rero undahira Imana yuko utazandiganya cyangwa umwana wanjye cyangwa umwuzukuru wanjye, ahubwo ineza yakugiriye ko uzayinyitura ngewe n'igihugu wasuhukiyemo. Aburahamu aramusubiza ati ndarahira. Aburahamu azimuza Abimeleki ku by'iriba. Abagaragu ba Abimeleki bamunyaze. Abimeleki aramusubiza ati sinzi uwakoze ibyo, nawe ntiwigeze kubimbwira, kandi sinigeze kubyumva keretse none. Aburahamu azana intama n'inka abiha Abimeleki, bombi barasezerana. Aburahamu arobanura abagazi b'intama 7 bo mu mukumbi we. Abimeleki abaza Aburahamu ati
abo bagazi b'intama 7 urobanuye bisobanuye iki? Aramusubiza ati, aba bagazi b'intama uko ari 7 ndabaguhera kugira ngo bimbere umugabo yuko ari nge wafukuye iryo riba. Nicyo cyatumye yita aho hantu Berisheba, kuko ariho barahiriye bombi. Nuko basezeranira i Berisheba. Abimeleki ahagurukana na Fikoli umutware w'ingabo ze, basubira mu gihugu cy'Abafilisitiya. Aburahamu atera igiti cyitwa umwesheri w'i Berisheba, yambarizayo izina ry'Uwiteka Imana ihoraho. Aburahamu amara iminsi myinshi asuhukiye mu gihugu cy'Abafilisitiya. Matayo ibice 9 kuva ku murongo wa 1 kugera ku wa 34. Yesu akiza ikirema gihetswe na 4 amaze kukibabarira ibyaha, yikira mu bwato arambuka agera mu mudugudu w'iwabo. Bamuzanira ikirema kiryamye mu ngobyi. Nuko Yesu abonye kwizera kwabo, abwira icyo kirema ati, mwana wanjye, humura, ibyaha byawe urabibabariwe. Abanditsi bamwe baribwira bati, uyu arigereranije. Ariko Yesu amenya ibyo bibwira, arababaza ati, ni iki kibateye kwibwira ibidatunganye mu mitima yanyu? Icyoroshye ni ikihe? Ni ukuvuga nti, ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa nti, byuka ugende? Ariko mumenye yuko Umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira icyo kirema ati, byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Arabyuka aragenda arataha. Abantu babibonye baratangara, bahimbaza Imana yahaye abantu ubutware bungana butyo. Ahamagara Matayo. Yesu avayo, akigenda abona umuntu witwa Matayo yicaye aho yakoresherezaga ikoro. Aramubwira ati, nkurikira. Arahaguruka aramukurikira. Hanyuma ubwo Yesu yari yicaye mu nzu bafungura, haza abakoresha b'ikoro benshi n'abanyabyaha basangira na Yesu n'abigishwa be. Abafarisayo babibonye babaza abigishwa be bati, ni iki gitumye umwigisha wanyu asangira n'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha? Abyumvise arababwira ati, abazima si bo bifuza umuvuzi, kereka abarwayi. Ariko nimugende mwige ukwira ijambo risobanurwa ngo, icyo nkunda ni imbabazi, si ibitambo. Sinazanwe no guhamagara abakiranuka, keretse abanyabyaha. Maze haza abigishwa ba Yohana baramubaza bati, ni iki gitumye twebwe n'abafarisayo twiyiriza ubusa kenshi, nyamara abigishwa bawe ntibiyiriza ubusa? Yesu arabasubiza ati, abasangwa ntibabasha kugira agahinda bakiri kumwe n'umukwe, ariko iminsi izaza ubwo umukwe azabavamo nibwo baziyiriza ubusa. Nta utera ikiremo cy'igitambaro gishya ku mwenda ushaje, kuko icyo kiremo cyaca umwenda, umwenge ukarushaho kuba mugari. Kandi nta usuka vino y'umutobe mu mifuka y'impu ishaje. Uwagira atyo, iyo mifuka yaturika, vino igasandara hasi, imifuka ikononekara. Ahubwo vino y'umutobe isukwa mu mifuka mishya, byombi bikarama. Yesu azura umukobwa wa Yayiro. Akibabwira ayo magambo, haza umutware aramupfukamira, aramubwira ati, umukobwa wanjye amaze gupfa, ariko ngwino umurambikeho ibiganza byawe, arahembuka. Yesu arahaguruka amukurikirana n'abigishwa be. Nuko hari umugore uri imugongo wari abimaranye imyaka 12, amuturika inyuma akora ku ncunda z'umwenda we, kuko yibwiraga ati, ninkora umwenda we gusa ndakira. Yesu arahindukira amubonye, aramubwira ati, mwana wanjye, komera,
kwizera kwawe kuragukijije. Umugore akira uwo mwanya. Yesu ageze mu muryango w'inzu y'uwo mutware abona abavuza imyirongi n'abantu benshi baboroga. Arababwira ati nimuhave kuko agakobwa katapfuye ahubwo karasinziriye. Baramuseka cyane. Abantu bamaze guhezwa yinjira mu nzu agafata ukuboko karabyuka. Iyo nkuru yamamara muri icyo gihugu cyose. Ahumura impumyi ebyiri akiza abarwayi. Maze Yesu avayo akigenda, impumyi ebyiri ziramutakambira zitaka ziti tubabarire mwene Dawidi. Ageze mu nzu izo mpumyi ziramwegera. Yesu arazibaza ati mwizeye ko mbishobora? Ziramusubiza ati ye databuja. Ahera ko akora ku maso yazo arazibwira ati bibabere nk'uko mwizeye. Amaso yabo arahumuka. Yesu arabihanangiriza cyane ati mwirinde ntagire umuntu ubimenya. Nyamara basohotse bamwamamaza hose muri icyo gihugu. Bakigenda bamuzanira ikiragi gitewe na dayimoni. Amaze kwirukana dayimoni, ikiragi kiravuga. Abantu baratangara bati uhereye kera kose ntihigeze haboneka nk'ibi mu Isiraheli. Ariko abafarisayo baravuga bati umutware w'abadayimoni niwe umuha kwirukana abadayimoni. Iyi porogaramu yo gusoma Bibiliya muyegezwaho ku bufatanye na Evangelize Le Monde TV Media Production. Shalom.